Ikaze mwese mukomeje kutwereka ko mudukunda. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo kivuga ku buzima n'inkomoko y'umuryango w'abapadiri b'abayezuwiti mwakunze kumva mu nyigisho zabo ubwo babaga batura igitambo cy'Ukaristiya. Mwebwe mwese mutaradutera inkunga mukora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo namwe mutwereke urukundo rwanyu. Umuryango w'abapadiri b'abayezuwiti washinzwe mu mwaka w'1540 ushingwa na Mutagatifu Inyasi wa Loyola, ushingirwa ahazwi ubu ngubu nk'igihugu cya Espagne, ari naho uyu Mutagatifu Inyasi wa Loyola yavukiye mu gace kitwa Loyola. Umuryango w'abapadiri b'abayezuwiti ubu uri mu bice bitandukanye by'isi ndetse no mu Rwanda urahari. Biragoye gusobanukirwa umuryango w'abapadiri b'abayezuwiti utabanje kuvuga ubuzima bwa Mutagatifu Inyasi wa Loyola. Inyasi wa Loyola washinze uyu muryango wa bamwe mu bapadiri b'abahanga Kiliziya ifite kugeza ubu, dore ko ari nawo muryango umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis aturukamo. Mutagatifu Inyasi wa Loyola yavutse mu mwaka w'1491 avukira muri Hispania, ubu hazwi nk'igihugu cya Espagne mu gace ka Loyola ku mugabane w'i Burayi. Yavutse mu bana 9 ariko yaje kugira ibyago, abura mama we wakiri mutoya ubwo yaje gukura arezwe na mukuru we, nk'uko tubitangarizwa n'umwe mu bapadiri b'abayezuwiti. Nk'uko tubikesha ibitabo bitagatifu kandi Mutagatifu Inyasi wa Loyola yizihizwa tariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi za buri mwaka. Mu kiganiro twahawe na Padiri Benjamin Nsengiyumva ubwo twizihizaga umunsi wa Mutagatifu Inyasi wa Loyola, yatubwiye mu ncamake y'ubuzima bwa Mutagatifu Inyasi wa Loyola nk'uko tubikurikirana mu ijwi rye bwite. Murakoze, nitwa Padiri Benjamin Nsengiyumva, nkaba ndi umupadiri w'umuyezuwiti, umuryango by'umwihariko nyine washinzwe na Inyasi wa Loyola. Twizihiza uyu munsi Inyasi w'i Loyola. Loyola ni ahantu ubundi yavukiye, ubundi izina rye ni Inyasi. Izina akiri muto ubundi yarazwi nka Inigo rikaba ari ryo ryari izina rye, ariko nyuma aza kumenyekana nyine nka Inyasi uvuka i Loyola. Aho i Loyola akaba ari mu gihugu cya Espagne ubu ngubu. Mu gihe cye habagaho ubwami bunyuranye, hitwaga urebye ukundi, ariko ubu umuntu yavuga ko ari umwesipanyol. Inyasi wa Loyola akaba yaravutse mu mwaka w'1491, hanyuma apfa mu 1556. Akaba yari umwana wavukaga mu bana 9, avuka bakura nk'abandi, ariko agira ibyago, mama we apfa akiri umwana muto. Hanyuma aza kurerwa kwa mukuru we wamurutaga cyane. Hanyuma umugore wa mukuru urebye niwe wamureze, arakura. Inyasi wa Loyola akura ari umwana ufite ishyaka, wumva uzagera kuri byinshi. Ubwo yakuraga yaje kujya mu gisirikare, dore ko yakuze n'ubundi abikunda cyane, yumva ko azaba umusirikare. Yabaye umusirikare w'ubwami bw'icyo gihugu yavukiyemo. Yaje kuvamo umusirikare ukomeye cyane, dore ko yageze ubwo agera ku ipeti rikomeye ryo kuba generali. Arakura. Inyasi wa Loyola akura ari umwana ufite ishyaka, wumva uzagera kuri byinshi, akaba umusirikare ukomeye mu gihe cyabo. Ko umusirikare nibyo byari ibintu bigezweho.
yakumva ashaka kuzaba umuntu udasanzwe urwanirira nyine igihugu cye kandi akamenyekana. Muri uko gukura kwe rero yaje kugira amahirwe ajya kuba ku bami b'icyo gihe ibwami, arakura aza no kugera kuri za nzozi zo kuba umusirikare, yakumva rero agomba kuzamuka akajya ku mapeti yo ku rwego rwo hejuru cyane, hanyuma akumva nyine azaba umuntu ukomeye. Ubwo wamugereranya na generale w'ubu ngubu. Ignace wa Loyola yaje kujya ku rugamba. Urwo rugamba rwari ruhanganishije ubwami bwa Espagne, bw'icyo gihugu cyari cyo twita Espagne y'ubu ndetse n'Ubufaransa. Urwo rugamba rubera ahitwa i Pamplona mu gihugu cy'Ubufaransa. Yaje kujya ku rugamba ayoboye ingabo, gusa ntabwo yahiriwe n'urugamba kuko yaje kuraswa. Araraswa bikomeye, ari nabyo byaviriyemo ko ingabo ziwe zitsindwa. Nk'uko kandi tubikesha Padiri Benjamin mu byo yatuganiriye, avuga ko ingabo zo muri icyo gihugu bari bateye z'Ubufaransa, aho nyine barasiye Ignace wa Loyola, bamuhaye ubuvuzi, ariko birangira bamwohereje mu gihugu cyiwe yaratutsemo. Ignace wa Loyola ubwo yari ari kwitabwaho, yasabye ko bamuhereza ibitabo byo gusoma. Abari bamuri hafi bararebye basanga ibitabo bihari ari udutabo dutoya tuvuga ku buzima bwa Yezu ndetse n'ubuzima bw'abatagatifu. Nibyo babashije kumushyikiriza, ariko mu by'ukuri Ignace we ubwiwe yakundaga gusoma ibitabo bivuga ku ntambara zikomeye, dore ko nyine koko yari umusirikare. Ignace wa Loyola wakundaga gusoma no kuzirikana ibyo asomye, yaje gukomeza gusoma utwo dutabo bari bamuhaye. Yaje gucengerwa n'inyigisho zari muri utwo dutabo tuvuga ku buzima bwa Yezu Kristu ndetse n'ubw'abatagatifu batandukanye. Ignace wa Loyola yaje kuvurwa arakira, dore ko yari yarashwe mu kaguru mu buryo bukomeye, ariko akira atakibasha kuba yakomeza ubuzima bw'igisirikare. Ignace wa Loyola wari umaze nabwo gucengerwa n'inyigisho yari amaze gusoma muri utwo dutabo, udutabo tuvuga ku nkuru z'abatagatifu ndetse na Yezu Kristu. Yatangiye kwigisha, ibintu byabaye nk'igitangaza, atangira gutanga inyigisho zivuye muri utwo dutabo. Ignace wa Loyola yarigishije, ariko mu by'ukuri kubera ko amahame n'amabwiriza yagengaga inyigisho zigisha kuri Yezu muri icyo gihe zitabaga zahawe buri wese bashobora kugira ububasha n'uburenganzira bwo kwigisha izo nyigisho, yaratotejwe bigera n'aho afungwa azira gutanga izo nyigisho. Ignace wa Loyola wari warabaye mu buzima bwa gisirikare, yaje kuyoboka ishuri kugira ngo abashe kugera ku cyatuma nawe abasha gutanga inyigisho zivuga kuri Yezu, dore ko yari yarize amashuri make mbere y'uko ajya mu gisirikare. Ignace yahanganye n'abamurwanyaga, dore ko yatotejwe bikagera n'aho bamufunga nk'uko nabivuze hejuru. Yagize ukwemera gukomeye, afata icyemezo cyo gusubira mu ishuri, ubu wafata nko gusubira muri pirimeri. Icyo gihe yari ageze mu myaka 30. Ignace yakomeje kwiga, amashuri yiwe ntiyacika intege, kandi uko yigaga ni nako yandikaga, icyo wafata nka kalendare y'ubuzima bwe bwa buri munsi. Nyuma y'uko Ignace wa Loyola akomeje gukora meditation itandukanye, cyangwa se akomeje gushengerera azirikana ubuzima bwa Yezu, nibwo yatangaje aravuga ngo ubwo ntagishoboye gukorera umwami w'igihugu cyanjye, birashoboka ko mbonye umwami
udasanzwe ari we Yezu Kristo, kandi kumutekereza niba binshimisha bigeze aha, kumukorera byaba akarusho. Icyo gitabo Ignace wa Loyola yanditse ubu ngubu gifatwa nk'umutungo w'abapadiri b'abayezuwiti, kizwi ko ari igitabo cyitwa Imyitozo ya Roho. Iki gitabo gikunze kandi gukoreshwa cyane mu myiherero itegurirwa abakristu ndetse n'abandi bakeneye gusobanukirwa n'ubuzima bwa Yezu Kristo, ariko bigakorwa cyane n'abapadiri b'abayezuwiti. Nk'uko kandi tubisoma muri icyo gitabo Ignace wa Loyola yanditse cy'ubuzima bwe bwa roho, yaje kuvumburamo ko gusenga Imana nyabyo bitari ukuvuga amagambo menshi, ahubwo ari ukuzirikana ugacengerwa n'ubuzima bwa Yezu, ubundi ukareka Imana ikakubwira. Mutagatifu Ignace wa Loyola yaje kwiga amashuri yose yasabwaga kugira ngo abe yabasha kuba padiri, bityo yemererwe kwigisha Yezu yari yaremeye gukorera. Ignace wa Loyola ni umwe mu bahisemo kugira impinduka ziye akora muri Kiliziya Gatolika, ariko kandi atayivuyemo, aho yagize ati ngomba gukora ibishoboka kugira ngo Kiliziya ikore amavugurura yayo, kandi ayo mavugurura afasha abakristu ndetse n'abasaserdoti bagenzi banjye, ari byo byaje kwitwa nka contre reforme. Muri icyo gihe Kiliziya yari ifite ibibazo, ari byo byatumye bamwe mu batarabashe kugendera kuri izo nyigisho zayo barayiyomoyeho, batangira gushinga amadini n'amatorero ya giprotestante. Ignace wa Loyola tuvuga yaharaniye kugira impinduka zikorwa mu Kiliziya ayirimo kuruta kuyivamo. Ahagana mu mwaka wa 1540, ubwo yari mu mashuri ye, yungukiye mu inshuti. Izo nshuti arizo dusangamo Francisco Xavier, waje kuba umumisiyoneri ukomeye. Bishyize hamwe bashinga umuryango w'abayezuwiti. Ignace wa Loyola yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1556, apfa umuryango w'abayezuwiti umaze imyaka 16 ushinzwe. Mu nyigisho kandi ya Padiri Pascal Severini, ahagana ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi 2013, Padiri yigishije ku buzima bwa Mutagatifu Ignace wa Loyola, dore ko ari umunsi kwizihiza Mutagatifu Ignace wa Loyola. Arangije aravuga ati Mutagatifu Ignace wa Loyola wari umusirikare ukomeye w'umwami, yiyemeje kuba ingabo y'intwari ya Kristo. Umwete yahoranye muri ako kazi awukuba inshuro ndwi kubera ishyaka ry'ingoma ya Kristo, akaba indwanyi irwanirira icyubahiro cy'Imana n'icya Kiliziya. Ikivugo gikurikizwa na n'ubu n'abayezuwiti ni kubera ikuzo ryinshi ry'Imana. Mu Kilatini bivuga ad majorem Dei gloriam, mu Cyongereza bikagira for the greater glory of God. Icyo nicyo kivugo cya Mutagatifu Ignace wa Loyola, ari nacyo abayezuwiti na n'ubu ngubu bagenderaho. Ni umutagatifu wiyemeje gukorera Imana ibintu bikomeye, nta kunusura, nta kwirondereza, ahubwo akimarayo wese. Yumvise neza ko ivanjiri ari nk'imari y'agaciro gakomeye umuntu avumbura, maze akagurisha ibindi byose kugira ngo ayitunge. Mu gihe abantu benshi tukibwira ko gukorera Imana nta kiryo kirimo, Ignace atwigisha ko gusabanira Imana birimo inyigisho nyinshi cyane, ariko ku muntu wishimiye ibyo afite. Nk'uko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Timoteyo umutwe wa 6:6, Pawulo ati ibyo byose byampeshaga agaciro, nasanze ari igihombo
kubera Kristo, ndetse nsanga ko ibintu byose ari igihombo ubigereranyije n'icyiza gisumba byose ari cyo umwami wanjye Yezu Kristo. Kubera we nemeye guhara byose no kubyita umwanda kugira ngo nunguke Kristo. Sanga mu Banyafilipi umutwe wa 2:7 kugeza ku 9. Ngiyo ingiro n'ingendo dukwiye kwigira kuri iyo ndatwa ya Kiliziya iduhishurira ko nta kiza cyaruta kumenya no kuberaho Imana. Mutagatifu Inyasi niwe wahimbye isengesho rikoreshwa n'Abakristo Gatolika rizwi nka Roho wa Yezu untunganye. Bakunze kurivuga iyo bamaze guhazwa, ariko n'ibindi bihe byakoreshwa. Zimwe mu ntego za Mutagatifu Inyasi wa Loyola na bagenzi be bagenderagaho bashinga umuryango w'Abayezuwiti: kumenyekanisha ijambo ry'Imana henshi hashoboka, kwitangira abakene. Aha twavuga aho Mutagatifu Inyasi wa Loyola yaranzwe no kwihindura umukene, akagenda agashaka abamufasha kugira ngo nawe ibyo bamufashishije abifashisha abatishoboye. Gufasha imitima y'abantu no kubamurikira. Uburezi bw'umuntu wese kandi bwuzuye. Ibi ntitubigarukaho kuko turabizi aho amashuri y'Abayezuwiti ari, hari uburezi bwuzuye. Gushaka Imana muri byose ukayibona binyuze mu kazi cyangwa muri kondisiyo z'ubuzima urimo zitandukanye. Umuryango w'Abayezuwiti ahanini ugizwe n'abapadiri, ariko kandi ukagira n'abafrere biyemeje kubaho mu guca bugufi kuko byaranze Mutagatifu Inyasi wa Loyola. Abapadiri b'Abayezuwiti bakora urugendo rw'amasomo nk'uko indi miryango y'abapadiri bigenza. Gusa nanone Abayezuwiti biga amashuri menshi mu rwego rwo kubafasha gutunganya intego zabo twavuze hejuru. Abapadiri b'Abayezuwiti baba mu bice by'ubuzima butandukanye. Ubasanga mu burezi nka kimwe mu gikorwa cyabo gikomeye. Ubasanga mu buvuzi, aho usanga bashinga amavuriro atandukanye. Ubasanga kandi mu kwita ku bababaye, aho ubasanga mu bikorwa bitandukanye byo gufasha impunzi ziri mu nkambi. Abayezuwiti mu burezi bwabo ubasanga bafite amashuri atandukanye, guhera mu mashuri y'incuke azwi nka gardienne cyangwa maternelle, primaire, secondaire ndetse na kaminuza. Mu bihugu bitandukanye ayo mashuri barayafite, aho bafite amashuri yigisha za teolojiya ndetse n'andi masomo atandukanye. Umuryango w'Abayezuwiti wageze mu Rwanda ahagana mu mwaka w'1952, aho uyu muryango ufite ingo zitandukanye. Aha twavuga nka Centre Christus, urugo ruzwiho gukorerwamo imyiherero myinshi. Tukavuga kandi urugo rwabo rukomeye ruri mu kizwi nka Cyangugu, ahazwi ku izina ryo ku Rusizi, hakorerwa imyiherero kandi hakaba ari naho bamwe mu bifuza kujya mu muryango wabo batangirira ubuzima bwabo, ikizwi nka novisiya. Icyicaro cy'Abayezuwiti bo mu Rwanda no mu Burundi kugeza ubu ngubu giherereye i Kigali, Gasabo, umurenge wa Kimironko. Twasoza kandi iki cyegeranyo cyacu tutavuze ko umwe mu Bayezuwiti bakuru b'Abanyarwanda wabaye musenyeri wa mbere w'Umuyezuwiti, ariwe Musenyeri Alexis Habiyambere wa Diyoseze ya Nyundo, uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Niwe Muyezuwiti wabaye musenyeri wa mbere muri Kiliziya y'u Rwanda. Uyu musenyeri yavukiye i Save, ari naho yakurikiye amashuri yiwe y'ibanze. Yaje gukomeza amashuri yiwe atandukanye amutegura kujya mu buzima bw'abihayimana, aho yize i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakoze amasezerano ye ya mbere mu muryango w'Abayezuwiti mu 1962,
yahawe ubusasaridoti tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 1976. Nyuma Papa Paulo wa kabiri yamutoreye kuba umwepiskopi wa Nyundo tariki ya 18 z'ukwa mbere 1997, ahabwa inkoni y'ubushumba bwa 21 z'ukwa gatatu 1997. Kugeza ubu mu Rwanda umuryango w'abayezuwiti ufite abapadiri benshi b'abanyarwanda bakorera ubutumwa mu gihugu no hanze yacyo aho bakenerwa. Bafite kandi n'abandi bakiri muri urwo rugendo rwo kwiha Imana. Ni byinshi twavuga ku bapadiri b'abayezuwiti, ariko reka dube ducumbikiye ahangaha, tuzasubukura ubutaha. Murakoze, turabashimiye. Nari Joseph Lucky. Dukurikire mukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kuri benshi. Ndabashimiye. Hasta la vista.